Musenyeri Habimana Umuyobozi w'Diyosezi ya Ruhengeri yasabye kugira icyo mvuga ku bayigisha kuri uyu munsi utagira ubusa wo gutaha Kiliziya nziza muri Katedrali nziza. Umunsi mwiza mbere na mbere kubera ubwiza tubona hano, ariko n'umunsi mwiza kubera ko iyi Katedrali ukomoka mu mutima ukunda no mu kwemera kw'abakristo. Ni ikimenyetso rero cyo kwemera, ni ikimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cyo gusabanira. Niho tuzajya duhurira kugira ngo dusenge, twambaze, dusabe imbabazi z'ibyaha byacu, dusabira abacu, dusabira diyosezi yacu, dusabira igihugu cyacu. Ni ahantu kuko twabyumvise mu isomo rya mbere heza, herekana ubwiza bw'ijuru, herekana ubwiza bw'Imana. Ijambo Kiliziya rivuga iki? Ijambo Kiliziya bituruka ku ijambo ry'ikilatini Ecclesia rivuga ihuriro ry'abahamagawe. Abo bahamagawe nande? Abahamagawe n'Imana, ibahamagarira kugira ngo babane, bagendere mu nzira imwe nayo. Ni umuryango rero w'abantu b'Imana, ni umuryango w'Imana. Kuri Pentekosti, Roho Mutagatifu, Roho w'Imana, Roho wa Kristo yashinze Kiliziya. Yaje atumenyesha kandi asobanura ibyo Yesu yatubwiye ko ingoma y'Imana yegereje, ko tugomba rero guhinduka kugira ngo twinjire muri wa muryango Imana yageneye umugi, wa muryango ayobora urukundo rwinshi, akita gutagatifuza abantu no kubafasha uko ashoboye. Ubukristo bwa diyosezi ye bugomba kumwirikana, akumva kandi akabazwa n'ibyo yaro akora, agashaka rero buri gihe uko yigisha abantu Imana yamushinze, akabayobora, akabaha amasakaramentu, mbese urugero rwe agatuma ubuzima bwa Gikristo bwose bukura mu cyubahiro cy'Imana n'abantu. Iki rero kiba ari ikintu gikomeye. Agomba kugira ishyaka ry'Imana ku buryo butarangira, ntacike intege n'ingorane, agahora yumva ko Imana imuri iruhande kugira ngo byose bigende neza. Turashimira rero nyiricyubahiro Musenyeri Habimana, namwe abakristo mwese bo muri diyosezi ya Ruhengeri mwubatse iyi Kiliziya nshya ya Katedrali, ikongera kubabera ikimenyetso cy'iyobokamana n'ubwitange. Komere rero wijerere mu Kristo, kandi urukundo mukunda Kiliziya rutume mugira ya mico myiza ituma namwe mwiteza imbere, mushyira hamwe mwese mu neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
bacu bose bapfuye twizeye